Muraho neza abakunzi bacu waradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe ukosoye ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore mwite utsinda ikintu ubusabwa ni ukubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo kino kizami kimaze gukorwa rero ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba ino video ujya hasi hasi umukara ndetse subscribe iburyo ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugatsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo baragusharinga link. Murabizi ngenda bashyiraho ano masomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, nkashyiraho kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, nkakunda gupostinga n'ibibazo biba biri gukunda kuza, kandi ibyo byose biba ari ibyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ariko nkwibutsa ko ukeneye kode uratwandikira ukatubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka tukabigufashamo. Utwandikira kuri 0788 935 16 tukabigufashamo aho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, naho uduha amasaha ubonekaho ku munsi atakugoye, ayo masaha yageze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko uzagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0788 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Itegereze neza. Icyapa cyacu ese wowe turi gukosorana kino kizame uri kubona gifitiye ishusho. Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera cyangwa se umweru n'ibirango by'umukara, hashushanyijemo 50. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo 4 baba baduhaye kuri buri kibazo, no mu kizamini ko biba bimeze. Ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo umuhanda urombereje w'ibice byinshi ku birometero 50. Mbega ngo intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. Seka ngo umuvuduko urenga ibirometero 50 mu saha. Mbega ngo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ubonye ngiye kukivuga igiso cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira iyaza kuba ari wowe umaze gukora kino kizami gikozwe ari icya mbere. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri hano. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Ubundi iyo ubonye kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Niba hashushanyijemo 50 ntabwo wemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu saha. Niba harimo 60 ntabwo wemerewe kurenza 60. Ndakeka ko bino byapa mugenda mubibona mu muhanda ntabwo buri gihe ahoramo 50, ahubwo umuvuduko urimo bari kukubwira ko utagomba kurenza. Umuvuduko ntarengwa ugarukira kuwerekanywe mu kimenyetso. Niba harimo 60 ugarukira kuri kilometero 60. Niba harimo kilometero 80 muno hashushanya handitsemo 80, ubwo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 80. Muno harimo 50, niyo mpamvu duhisemo D ku muvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Nkwibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha, gifite moteri. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga ni ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ubundi biba bibujijwe ariko ntibireba amatara akurikira. Yaye matara aravuga ngo amatara ndanga.
amatara ndanga ni kimwe n'ibinyoteri. Mbega ngo amatara ari imbere mu modoka. Sega ngo amatara ndangaburumbarare. Ndeka ngo ibisubizo byose nibyo, niba ari bwo bwa mbere dukosorana ikizame. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo bashatse kwa ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Amatara ari imbere mu modoka. Ubundi birabujijwe gukora andi matara uretse amatara, ariko ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Urabizi amatara ari imbere mu modoka, hari imodoka ujyamo ugasanga harimo ay'umuhondo, hari ujyamo ugasanga harimo ay'umutuku, hari ujyamo ugasanga harimo ay'icyatsi. Ari amatara ari imbere mu modoka uba wayigira uko ushaka, ariko andi byo biba bibujijwe kuba wayahindura. Ariko ari imbere mu modoka yo nta kibazo uyagira uko ushaka. Ndakeka ko guhitamo B. Ndakeka ko muzikandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda ishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Hari abagenzi bari kuvuga, ntabwo ari kuvuga abanyamaguru, ahubwo ari kuvuga n'abayobozi b'ibinyabiziga. Babibona ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ariho ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera. Mbega ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo uvuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri ni ukuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta igisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo niba wari wahisemo A, yego ni igisubizo cy'ukuri ariko baraguha 0. Niba wari wahisemo B, yego ni igisubizo cy'ukuri ariko baraguha 0. Uba ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko A na B byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri, kuko mu kibazo baguhayemo ibisubizo by'ukuri bibiri. Ikibazo cya kane nacyo nicyo ku cyapa kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera cyangwa bw'umweru n'ibirango by'umukara. Inyuguti ya P ariko icishijemo umurongo utukura. Ndakeka ko muri kubibona. Ese kino cyapa mu byapa byo ku mihanda gisobanura iki? Nkwibutsa ko namaze kugukorera video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Weho uragenda wandikemo ngo Rwanda Driving College TV, urahita ubona iyo video. Numara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa kirakugora. Murabizi ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amashusho haba mu buryo bw'amagambo. Ni ingenzi rero ko wareba iyo video kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Uramutse uri gukosora ukabona hari ikintu kikugoye, ucyandika muri comment ugakanda subscribe hasi kugira ngo ninkishyiraho uzahita ukibonera ku gihe bitakugoye. Murabizi n'aya masomo yose nabashyiriyeho nayo mwari mwaransabye. Nawe rero uri gukosora ukabona hari ikintu kiri kugora, ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nagishyiraho ukazahita ukibonera ku gihe. Araho ngo birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. Mbega ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Sega ngo birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. Deka ngo parikingi. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo mu mihanda? Ndakeka ko mukunda no kukibona. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa gisobanuye ngo hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye uba wahagarara, ariko ugahagarara akanya gatoya. Ni nk'akantu ugiye gufata ariko bitaraba ngombwa kuva mu kinyabiziga, cyangwa hari nk'umuntu ugiye kuva mu modoka wari utwaye agiye kuva mu modoka, cyangwa se hakaba ari nk'abana warabujyanye ku ishuri bagiye kuva mu modoka bagiye kwinjira mu kigo. Aho hantu uba uparitse ariko ukicaye ku kinyabiziga utajimije imodoka cyangwa moto ngo uyiveho ugende, aho ngaho uba wemerewe kuhagarara, ariko ukahagarara akanya gatoya munsi ya kino cyapa. Ni ukuvuga ngo baramutse baje kukwandikira
uhahagaze uhita uvuga ko wari ugiye, ariko wirinda kuzimya imodoka cyangwa moto yawe mu gihe uhahagaze. Ndakeka ko waramutse guhitamo B, ndakeka ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi ntabwo waba ikinyabiziga cyawe gitwara toni 5 ngo utware toni 10, birabujijwe kuba warenza uburemere bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga cyawe, ariko ngo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ubwo bivuze ko hari ibinyabiziga byo byemerewe kuba byabirenza, cyaba cyanditseho ko cyatwara toni 5 kikaba cyatwara na 7 kibyemerewe. Ibihe binyabiziga? Arabanga ibinyabiziga bya polisi, mbega ngo ibinyabiziga bihinga, sega ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, dega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ni izihe modoka cyangwa ni ibihe binyabiziga byemewe kuba byarenza ibyanditse ku karita iranga ikinyabiziga? Ndakeka ko wamaze guhitamo ikibazo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni se. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, mujya mubibona ukabona bya bimodoka bitwara ibitaka, ukabona cyatwaye itaka rigeze hejuru, birashoboka ko kiba cyarengeje uburemere bw'ibyanditse ku karita, ariko n'ubundi kubera cyo kiri mu mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda kiba kibyemerewe. Ndakeka ko waramutse guhitamo se, ndakeka ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Niyo mpamvu ari ingenzi gukanda subscribe kugira ngo ninjya gishyiraho ujye uhita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga linki. Ikibazo cya gatandatu cyabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamaza n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko ikigereranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Murabizi kugira ngo utware za rukururana, hano bari batubwiye ngo ibinyabiziga bikururana birenze 3 biba bigomba gutangirwa uruhushya, kuko iyo ntabwo iba igiye kuba gari ya moshi cyangwa ngo abe ari ikindi kinyabiziga, kuko murabizi bishobora kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Rero bitangirwa uruhushya, ariko niyo baguhaye uruhushya igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana hari ibipimo kiba kitagomba kurenza. Ibihe bipimo rero? Hano itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Aravuga ngo metero 50, mbega ngo metero 35, sega ngo metero 25, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ubwo hano bari kuvuga uburebure bw'iyo rukururana niho bugomba kurenga ibihe bipimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, asigaye igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni se metero 25. Nubwo wagwaye uruhushya rwo kuba watwara iyo rukururana ntibigomba kurenza ibipimo bingana na metero 25 mu burebure. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizame urahita ugikora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ahatari munsi y'isura umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni. Ese ahatari munsi y'isura umuvuduko wa velomoteri mu isaha ntarengwa ni uwuhe? Araba ngo kilometero 50, mbega ngo kilometero 40, sega ngo kilometero 30, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Mpora mbivuga ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyo gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho. Ndakeka ko wamaze guhitamo ikiso cy'ukuri, ndakeka ko ikiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni A, ni kilometero 50 mu isaha. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Kino kibazo bakunda no kukibaza cyane, ni ingenzi ko kiramutse kije mu kizame waba wakibonyeho ugahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo birabujwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, murabizi hari ikinyabiziga gihagarara ahantu ijoro ryose
ukabona ikinyabiziga cyahagaze ahantu amanywa yose. Rero birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Aha bagiye kutubwira igisubizo kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye, bibujijwe ko wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Hehe? Ari mu duhanda tw'abanyamagare. Mbega ngo mu duhanda twagenewe velomoteri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe ko wahagarika ikinyabiziga cyawe akanya kanini mu duhanda tw'abanyamagare cyangwa se mu duhanda twagenewe velomoteri. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko ntabwo bari kuguha amanota. Wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko ntabwo bari kuguha amanota. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko A na B biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Ari ngo imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Mbega ngo mu muhanda ho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Hari ikibazo kibaza neza gutya, uzabona bahisemo C bavuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kandi neza kibaza gutya. Ese bazaba bahinduyemo iki? Tegereze neza kino kibazo witegereze kuri B. Bavuze ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Nibavuga ngo imirongo idacagaguye, uzahita uhitamo C. A na B bizaba ari ibisubizo by'ukuri. Ubwo ndakeka ko ubonye ahantu bitandukaniye. Hano kuri B bavuze ngo muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo imirongo icagaguye, duhitamo A gusa kuko A niyo gisubizo cy'ukuri, kuko ntabwo wagenda ngo uparike ikinyabiziga cyawe mu mwinjiro w'isoko ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ariko nibaramuka bavuze ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, uzahita uhitamo C kuko A na B bizaba bibaye ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Ndakeka ko nibaramuka bakubwiye ngo imirongo idacagaguye uzahita uhitamo C. Nikiramuka kije no mu kizame cyawe mu kanya uhita ugikora. Murabizi hano dukosora ikizame turi kugenda tukubwira n'amabanga yuko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, nkakwereka ukuntu bahindura ikibazo kugira ngo nibajya kukikubaza ube wakibonyeho nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ntabwo bagishoboka kubona neza muri metero 200, ni ukuvuga ngo ni igihe cy'imvura, wenda hari ibihu, umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari kureba muri metero 200. Rero tuno dutsiko tw'imperekerane turi kugenda mu muhanda, birashoboka ko hari ukuntu tugomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aze kubabona akiri kure, amenye ingamba y'icyo aza gukora, ari ukugenda gahoro yagabanyije umuvuduko cyangwa ari uguhagarara bakamanza bagatambuka kugira atabateza ibyago. Murabizi bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Ese agomba kugaragazwa gute? Araho imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, mbega ngo inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari gihe mwa bino bisubizo bine baduhaye.
tegereze neza usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Ukuntu hagomba kugaragazwa n'igiso cy'ukuri nta kindi ni B, inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko amaze guhitamo B, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Niyo vuze isangano na hano imihanda igihurira, ara ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. Beka ngo iki kimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cyanya cyo mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, uritegereza neza usubizanye ubwitonzi. Ese ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari kikubwira baratambuka mbere hakurikizwa rino tegeko, cyangwa se iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Murabizi kino kimenyetso kimurika nayo iyo gihari kiba kiri kugaragaza abaratambuka mbere abaraba baretse. Rero iyo kitari gukora hakoreshwa rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Ndakeka ko baramaze guhitamo rero C, ndakeka ko baramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Murabizi hano iyo bavuze ibimenyetso bimurika ni ukuvuga ngo mwebwe mu ndimi z'amahanga murahita ngo ni kuri feruje. Hari igihe ugera hariya ukabona biriya bimenyetso bimurika ari amatara aba ari kuyobora ibinyabiziga, ukabona bayamanitse hejuru. Hano mu mujyi wa Kigali ndakeka ko mukunda kubibona, cyangwa ukabona babishyize ibumoso ariko byakagombye kuba biri iburyo, ariko biba byashyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Kubera iki rero? Aravuga ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B ikavuga ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Seka ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Murabizi ndetse tunirengagije bino bimenyetso bimurika n'ibyapa byose n'iriya mirongo yo mu mihanda bayishyiraho ikintu baba bagamije no kugira ngo birusheho kugaragarira neza abagenzi, birarushaho kugaragarira neza abayobozi b'ibinyabiziga, birushaho kugaragarira neza abantu bari gukoresha umuhanda. Rero washobora kubishyira ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda, intego aba ari ukugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndakeka ko namaze guhitamo C, ndakeka ko namaze kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikiye bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Ari ngo metero 2 na santimetero 10, B ngo metero 2 na santimetero 50, C ngo metero 3, D kavuga ngo metero 2. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota ubuze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Mwibutsa ko kino kibazo bagiye kugihindura mu bundi buryo. Nabonye bashobora gufata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo A santimetero 210, B santimetero 250, C santimetero 300, D santimetero 200. Ntibizakugore, murabizi metero imwe bingana na santimetero 100, ubundi ugahita uhindura ingero. Ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero gusa, ikibazo ntabwo kizaba cyahindutse. None nibihe binyabiziga bifite ubugari mwabuno baduhaye biba bigomba kugira amatara ndangaburumbarare? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro.
hano iso cy'ukuri nta kindi ni a metero 2 na santimetero 10. Ndakeka ko namwe guhitamo a metero 2 na santimetero 10 cyangwa se santimetero 210 byose ni kimwe, uzahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagaruramuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo kuva ku butaka? Itegereze neza. Araho ngo santimetero 30 kuva ku butaka. Beka ngo santimetero 40 ubwo no kuva ku butaka ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye. Se ngo santimetero 50, deka ngo metero 1 na santimetero 50 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni b, aba ari santimetero 40 kuva ku butaka ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ndakeka ko namwe guhitamo b, ndakeka ko namwe kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyihe feri? Ubuhe bwoko bwa feri? Araba ngo feri yo guhagarara umwanya munini, bega ngo feri y'urugendo, sega ngo feri yo gutabara, deka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika wa papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni hano iso cy'ukuri nta kindi ni a feri yo guhagarara umwanya munini. Kubera iki duhisemo a ko ari feri yo guhagarara umwanya munini? Bari bitubwiye aravuga ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, ahubwo kiba gihagaze. Rero hazaba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo a. Ndakeka ko nikiyamuka kiza mu kizame cyawe uragikora kandi ukagikora uri gusobanukirwa n'impamvu gikoze. Murabizi hano dukosora ikizame ariko ikiba kigambiriwe ni ukubasobanurira kugira ngo ikibazo cyose ubonyeho nikiramuka kije mu kizame ugikore kandi ugikore uzi impamvu ugikoze udasa nk'umuntu wabiborotse. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Uri hafi y'ikinyabiziga numara gukora kino kibazo ujye no kutureba urahita utubona. Tuba tugomba gusute cyangwa se mu none hano turimo. Arabanga umweru, beka ngo umuhondo, seka ngo umutuku, deka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Tukaba tudasa umweru, tukaba tudasa umuhondo, tukaba tudasa umutuku. Ese utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ihe bara? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni b, tuba tugomba gusa umuhondo. Noneho hari igihe bazakubaza n'ikindi kibazo, bakubaza ngo tugarurumuri turi imbere ku kinyabiziga tuba dufite irihe bara? Uzahita uvuga ko tuba dusa umweru, two tuba dusa umweru, ariko uturi mu mbavu z'ikinyabiziga two tuba dusa umuhondo. Ariko niba kubaza ngo turi imbere ku kinyabiziga uzahita uvuga ko tuba dusa umweru. Ndakeka ko hano bari bamaze guhitamo b, bari batubwiye mu mbavu ariko nibavuga imbere uzahita uhitamo ko dusa umweru. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiriziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Nabonye hari umuntu ukubaza ese mu nsisiro, iyo bavuze mu nsisiro bashatse kuvuga ngo iki? Iyo bavuze mu nsisiro ni ukuvuga ngo mu ndimi z'amahanga ni haramwita ngo ni muri quartier. Noneho iyo bavuze uduhanda two mu nsisiro ni ukuvuga ngo ni kara gahanda gacamo imodoka imwe hagashira iminota 10 hagacamo indi, hagashira iminota 20 hagacamo indi, hagashira iminota 30 hagacamo indi. Ubusanga hakunda gucamo imodoka z'abantu bahaturiye atari inzira nyabagendwa. Nitwo bita uduhanda two mu nsisiro. Insisiro zo ni ukuvuga ngo ni nk'ahantu muri quartier abantu batuye hamwe haciyemo uduhanda ariko atari inzira nyabagendwa.
rero ngo iyo bihagaze mu nsisiro umwanya munini bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda, ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ayahe mabara? Araba umweru cyangwa umuhondo imbere, mbega umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Rero ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aba ari umweru cyangwa umuhondo imbere, naho umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Ndakeka ko nuzwitamo C, ndakeka ko nuzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo amatara ndangaburumba aragomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwa zino baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumba y'ikindi kinyabiziga. Iye ntera araba ngo metero 50 nibura, beka ngo metero 100, seka ngo metero 150, deka ngo metero 200 nibura. Waba uri muri metero 200 ukaba wareba no mabara atara ndangaburumbara, nicyo biba bishatse kuvuga. Waba uri muri metero 150 ukaba wabona ano matara ndangaburumbara. Ari umuntu wambwiye ngo iyo bavuze ijoro rikeye, ijoro igihe kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze ijuru rikeye, hari umuntu wambwiye ngo we yarazi ko ngo ari mu rukerera mu gitondo buri gucya. Oya, shobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere hakaba atari igicu kibuditse, nabyo babyita ko ari ijuru rikeye. We yarambwiye ngo yarazi ko ngo ari kwa kundi ngo baba bugiye gucya, ari nko mu masaa 11. Oya, hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, muri metero 200 nibura. Ndakeka ko nuzwitamo D, ndakeka ko nuzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe hari igihe uba ugomba kuyazimya. Ese uba ugomba kuyazimya mu kihe gihe? Araba ngo iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Mbega ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo A ni igiso cy'ukuri iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200, ni ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare y'ikinyabiziga. Ndakeka ko namuzwitamo C, ndakeka ko namuzwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi. Kirabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, umuyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Ese aba agomba gukora iki? Ese aba agomba kwitwara ute? Araba ngo gushaka umuherekeza, mbega ngo gukurura ikinyabiziga cye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Iyo ikinyabiziga gisunikwa cyangwa ibyo gitwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora. Hano ibisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ugomba gusunika ikinyabiziga cyawe, gukurura ikinyabiziga cye. Aba agomba gukurura ikinyabiziga cye. Ndakeka ko namuzwitamo B, ndakeka ko namuzwandika ku papuro. Ndizera ko kino kizame gikozwe ari icyambere, ari ikintu kigufashije. Ukeneye kujya ubona ikintu cyose nkizeho kuko aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ujya aho hasi ku ruhande rw'iburyo hari ijambo ry'umukara ryanditse ngo subscribe, ukahakanda. Iyo ukahakanze ikintu cyose nkizeho ujya urahita ukibonera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 935
16 tubigufashemo. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira gusa twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, ukoresha iyo nimero tukabigufashamo aho waba uri hose mu gihugu, kandi ukagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri hafi gukora, wenda nta mafaranga ufite yo kwiga cyangwa se nta mafaranga ufite yo kwiga, kanda subscribe ujye urakosora kino kizami kiri gukorwa, ibibazo biri gukunda kugaruka nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Uramutse wagizemo ikibazo uranyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanurira serivisi yo gusobanura ikibazo waba wagize mwa kino kizame tuba dukosoye, iba ari ubuntu. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.